akaba afite inyama zuzuye ariko ubundi buriya wikururiye akaba afite inyama zuzuye uruteta abahutu nimwe mwikururiye Hamisi muzahagarare mugwane nawe ubu se nk'uyagamije iki ngase nadufasha ajye i Kigali ziranzibutsa zisenya erega aba bantu tugwana n'abafite amayeri menshi n'uburyarya bwinshi utarabamenya rero niwe uzabatinda uyu muntu buriya mwamuhaye igarade muzagwane naryo muri mwambura ubu ni jenoside y'abahutu iri kubavugisha ni aka gakorwa abahutu bakoze bibuka abavandimwe bacu babuze kazanye rurondogoro nuko abatutsi bateye iyo mubanye mu bintu bimubangamiye murashwana mwaba muri mu bintu akoshya kandi agiye kuguta mu gobo mu binshuti dore nuko bakora bose niyo miterere yabo ubundi se abandi bamwumvise bavuga neza nabaye izi nyana zembwa bakacabanye n'amabere abahiga ubutwari baratabara ntagerega iyi ntambara yo guhekenya amenyo no kurwana n'imitima igiye kuzarangira izaze mu bikorwa ubarumva ari we munyabwenge abanyarwanda dufite ugiye gucurika amateka y'abahutu n'abatutsi arazwi azarangizwa n'Imana ku munsi w'imperuka none nyamucanye n'amabere aje kurindagira hano barengeragwa kuri ba nyagupfa ariko Imana niyitabara wo kuba hazabaho na nyagupfa apfe ariko abasigaye bazagira amahoro niyo mpamvu bamwe tugomba gukenyera tukitangira abandi kubundi kwitanga ntabwo bisobanuye ko uba upfuye bikubera ubutwari iyo upfuye bikakubera ubugwari iyo utitanze niyo mpamvu izi ndyage tugomba guhaguruka tukazikomera tukazirwanya aho biri ngombwa paka ukuri gutsinza uranyumvira ibyo bigambo gihuruti iki kikaritasi ngo ni Hamisi amadolari 6,000 kugira ngo abone umwavoka ibyo bintu waba ubizi umuntu abona umwavoka batamufungiye ahantu batamumanenga mujyanye mu cyose icyo ni ikibazo nanjye nibazaga niba umuntu yarashyizeho ari inde bene uwo mugabo bene ni umusazi twarabonanye umwana avuganye twaranakoranye agahe gatoya nko mu minsi nk'itanu uwo bene mbona icyo ari cyo mbona n'icyo ashaka yego mpita murekura mu kumara kumurekura hari mushiki we uba muri Amerika bita Uwimana Theophile yego arangije ngo amucishaho amafaranga amadolari 50 ngo ayampenge mugemurire yego umugabo ayo mafaranga ntayo yampaye ahubwo njyewe ngiye gusura umugabo niwe wampaye nimero ya Theophile ati umpamagarire uyu muntu n'uyu bambwirire bamfashe banyishyurira abana amashuri mu gihe ntari kumwe nabo ngeze aha ngaha mpamagaye Theophile arambwira ati ariko mbere y'ibyo byose kuvugana n'ibindi byose amafaranga nahaye beni yarayaguhaye yego amafaranga yampaye amafaranga yaguhaye amafaranga yampaye namuhaye amafaranga kugira ngo amugemurire ayaguze umugemurire kuko niba wuzi iby'umugabo wawe yego ayaguhaye ndabona amafaranga yampaye ngo kandi hari n'umuntu yambaye kuri telefone ngo tuvugane amwita ko ari wowe ndabona bene niwe mu rugo simpazi mpura na bene twahuriye ahantu ngo afite icyorezo ngo cy'inyama kubera ahantu niho twahuriye kandi ntabwo twahuriye njyenyine nawe ndi kumwe na murumuna wa rasi hagati aho nta kiki ntabyo nzi nuko turi kutaravuga dushaka ngo tukajya ndumuherekeje ndumuherekejana n'uza wiwe ubwo rero niho ariko nyine noneho ariko yamwohereje twararekuranye njye nawe twararekuranye na bene kuko nunabonaga njyana mu nzira gashoboka cyane cyane yuko tubazi tuzi n'imikorere yabo turabazi n'uko ngo iyo umuntu ashobora kugura $600 by'idolari
umuntu ngo amusohore muri gereza ngo bamuhe umupolisi ngo bamuhe umupolisi ugomba kumuherekeza ngo amugeze muri Kenya ngo bamuvane muri Kenya ngo bamuhurize ngo bamujyane ngo muri Canada ndavugwa n'ubufere mbana n'ubufere bwawe ntabwo bimeze ari Ben ubikubwira ari Ben ubikubwira kaya mashaka umwavoka aramushaka nda umusatsi nta bavoka dushaka yes kuko njye numvaga ibi bintu njye nabyumvishije ndavuga uko byasa kose njyewe mu bushishozi bwanjye nzahiga inomero y'uyu mudamu ambwiza ukuri uko ibintu bimeze kuko niba hakenewe umwavoka hari abavoka bava muri za Canada bakaza kuburanira abantu muri Afurika sibyo ntabwo niba hari amafaranga akenewe umudamu we yabivuga tukamukorera ubuvugizi ubundi hasigaye bakamuhuza n'umwavoka ku buryo umwavoka azakajya kuburana urwo rubanza ariko batashatse kurira kuri rasta ubwo niyo mpamvu rero njye nakomeje gushakisha uwo nguwo muriraho buri munsi kuko yanansabye arambwira ngo se ngo niba nta mafaranga mufite kuko hari abantu bamwe bemeye kuvuremeye bashobora kumufasha mbese no kuvuga ngo bamenye yuko hari abantu b'inshuti nyinshi baba hanze yego barangije barashaka kugira ngo barye amafaranga ubwo mbere bisanga akorana nabyo by'abapolisi n'abasirikare aho ngaho nyine byose bareba yicaye akababwira buri kimwe cyose naje ndakugaraba ndababwira ni barakubeshye asa nabi kujyana abana ku ishuri ngo ndabona yo kubaha ngo mushyire mu bishuri bwanyu ate noneho n'icyo yamfashije ngayo nguko rero ibyacu tugomba kujya tubinyuza hano kuri channel yitwa Impirimbanyi TV. Impirimbanyi TV ubundi hasigaye mwumva abantu ukuntu bicara hariya bakirirwa batikurana abandi batuka bagenzi babo kandi igihe turimo nicyo kurwanira ko igihugu cyacu kigira uburenganzira mu banyarwanda bose bakibona mu gihugu nta kibazo bafite. Nk'uyu mugabo muri bwumve mbere yagiye hariya ajya gutuka umuntu bita Kamisi, kandi gutuka Kamisi ni nko kwituka. Ubaye umututse ngo ni umututsi ariko uri guta igihe cyawe kuko ikiriho ni ukurwanira uburenganzira bw'igihugu kiwe akagira igihugu kizira amacakubiri. Nge rero nkaba mbona abantu nk'aba ngaba bajya hariya bakajya kugira birirwa batuka abantu b'impirimbanyi bari kuhirimbanira ko igihugu cyabo gisubira mu murongo. Aba ngaba nabo bamaze kugurwa na FPR. Nge niko mbibona, kandi burya ukuri kuraryana nuko bimeze. Uko niba umuntu yicara hariya akajya hariya kurira mugenzi we akamutuka yitwaje igitekerezo yatanze, ibi nabyo bigomba gusuzumwa, kuko ntabwo ubu turiho tuvuga ngo buri muntu wese arwanire mugenzi we uko abyumva. Warwana wicaye, warwana uhagaze, ariko twese dushakire hamwe igikuraho FPR ikavaho. Niyo mpamvu urubuga rwagiyeho, niyo mpamvu yicano yagiyeho, kugira ngo buri wese uzajya ashobora azajya atanga ibitekerezo ntacyo yikanga. Ubundi hasigaye ngewe icyo nzajya nkora nzajya mbagezaho abantu babasha kugenda babandi bagenda basubiza abandi inyuma, babwiye ngo dore uyu nguyu ahanganye n'uyu muntu arenda kumukuramo iyotsa, namwe mutange ibitekerezo twongere tubitange hehe handi babivugiye. Tuvuge tuti wowe uri kuvuga ibi wagombye kugenda gutya na gutya, nuko bimeze. Mbese ngiyo cano nashinze nayishyizeho kugira ngo ibi y'impirimbanyi, niko bimeze. Ubwo icyo utaboneye kuyicano nta kizaba gihari. Ari na bya bindi by'ibijura bimwe tuvuga tukabivugira iyo ngiye mu gikari ntibishyire kuri cano, byose muzajya mubisangaho hano. Kijya hariya kivuga bibi tugishyiraho hano, mwese mubimenye. Ubu ni cano yo kunenga abantu babuza abandi uburenganzira kugira ngo bahirimbanire igihugu cyabo. Abo bose rero nabagira inama yo kuvuga ngo
birinde kuzongera kujya batuka bagenzi babo, kuko ubu noneho ntabwo ari aha bizarangirira. Nibyo nabwiye abantu, ndababwira ngo umuntu wicara hariya akagenda agatuka umuntu, akajya hariya agatuka mugenzi we, ibi byose tuzabishyiraho hariya. Ari ibyo bantutse, ari ibyo topiste yagiye atuka abantu byo kwirirwa abeshya ngo ari muri guverinoma bikarangira ahubwo ari uri kuyisenya, ibyo byose turabikusanya tubishyire he? Kuri channel yitwa Impirimbanyi TV. Namwe mwumve ukuntu muzahirimbana mwirirwa mutuka bagenzi banyu. Muzahirimbana gute? Mwirirwa mutuka bagenzi banyu, muzahirimbana mute? Abantu birirwa bacamwa abandi bice bazahirimbana bate? Birirwa bavuza induru ngo Padiri Nahimana ngo yashyizweho nande, kandi uwo ngo mumaranye igihe mwirirwa muvuga ngo murafatanyije urugendo, bikarangiye agiye akarya amafaranga ya FPR, akaba wa mbere wo kwirirwa atuka abantu kuri channel cyangwa ku mbuga, akajya hari agashyigikira abajura. Yamara gushyigikira abajura, ubundi bikarangira bamwe batangiye kujya bavuga bati umugore wanjye yagize impanuka ni mu ntabare ndebe ukuntu namugira. Kubera iki? Bamwe bararira ku bandi. Ibyo rero bigomba guhagarara, tukabwizanya ukuri. Niba hari mugenzi wacu ufite ikibazo, tukamuterateranyiriza akabaho kandi bikagenda neza, nk'uko mwaterateranije mukaba muri kumvuza rwose. Ibi byose rero niyo mpamvu iyi channel yagiyeho. Kandi noneho mu buhirimbanyi bwanyu mugahirimbana ko n'abana banyu mufite mu buhungiro nabo bagomba gushakirwa amashuri, bakiga, bakamenya, bakazajya kuba abayobozi bo mu gihugu cyabo, bitavuze ko bagomba kuva mu gihugu cy'ahandi batazi indimi zabo cyangwa batazi kwandika no gusoma. Ibyo byose rero nk'ababyeyi mugomba guhaguruka. Guhirimbana nyine ni uguhirimbana ko n'abana banyu bagira amashuri, ni uguhirimbana ko namwe ubwanyu mugira ubuzima buzima, ni uguhirimbana ko bagenzi banyu batameze neza bagomba kumererwa neza. Ubundi hasigaye wa wundi wirirwaga avuza induru ngo muri abanzi b'igihugu, nawe ahubwo abone ari we mwanzi w'igihugu, kuko niba yarafasha abanyarwanda akabirukansa bakamuhunga, amenye ko burya na nyina wundi abyara umuhungu. Murakoze rero mushyigikiriye channel. Ubundi hasigaye ibitekerezo tuzajya tubicishaho neza kandi ku karubanda, kumugaragara izuba riva. Murakoze cyane, mugira amahoro. Ntaranasezera, hari n'abavuga ngo wenda ngo channel ngo zigiyeho ngo zirigiye gucuruza ngo zicuruza. Oya, ibi ngibi nujya ku rubuga tanga igitekerezo cyubaka, numara kugitanga kizaca kuri channel yitwa kuri iyi channel Impirimbanyi TV. Ubundi hasigaye buri wese uzajya uvuga ngo ndashaka ikiganiro cya runaka kugira ngo tugikoreho deba, azajya avuga ati ni ikiganiro cyaciyeho ku itariki n'iyi, tuzaba twarakibitse neza. Ubundi hasigaye icyo ushaka tukiguhe, ubundi ugitangeho igitekerezo. Yes, niko bimeze. Ubundi hasigaye twubaka u Rwanda rwacu ruzira umwiryane, twubaka u Rwanda rwacu rurimo abanyarwanda bose, kuva ku mukuru kugera ku mwana muto. Abo bose bagomba kubaka igihugu cy'u Rwanda kizira umwiryane, kizira kwiheba, kizira kwirirwa wigunze, kizira kwicwa n'inzara, kizira gukora ntuhembwe, kizira kudahabwa agaciro mu gihugu cyawe. Ngicyo icyica nigendeyeho. Ubundi hasigaye ibindi byose mubibitse kuri Impirimbanyi TV. Ikintu icyo ari cyo cyose wumva cyakenerwa mu gihe runaka gikwiriye, kibitse Impirimbanyi TV. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Iri ni ijambo ryo gufungura rwose kabisa iyi channel. Ubundi mwirinde gutukana, mwirinde kujya hariya ngo musubiranemo.
ntimugaterwe ngo namwe mwitere rwose kabisa. Uvuga ngo ni umuhutu nagumana ubuhutu bwe, n'uvuga ngo ni umututsi nagumana ubututsi bwe, n'uvuga ngo ni umutwa nagumana ubutwa bwe. Njyewe icyo nshima nuko mwese mwavugira rimwe ngo turi abanyarwanda bakeneye kubaka igihugu. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Bye.